baje kumwitare hanyuma nk'uko rero mubibona hano imbere dufite abantu twari turi mu gikorwa gikomeye mu mwanya wo gushima Imana ibyiza Nyagasani aba yaradukoreye. Hari rero umuryango ushinzwe gushima Imana mu buryo bwihariye. Ego turi hano nk'umuryango dushima Imana, ariko turi kumwe namwe mwese, kuko buri wese ahari yabura icyo ashima Imana bitewe n'inzira yanyuzemo n'ubuzima n'ibyo Imana imukorera. Urumva gushima Imana ni ibya twese, turabisangiye. Turabasaba amasengesho yisumbuyeho natwe kandi turayabagomba. Mbere yo kugira tugire ijambo tuvuga mu gushima Imana, twanageneye n'ibyo nyine Imana ishimwe, ariko by'umwihariko paruwasi ya Munyaga hari impano nayo tugiye kuyiha, aho bazajya bicara abapadiri bajye bakebuka barebe, bibuke ko bafite abakristo bashima koko, bazi akamaro ko kugira kiliziya, akamaro ko kugira paruwasi hafi yacu nk'igikorwa remezo cyaje tugikeneye. Nk'uko mubibona hari ibiganza, ariko ibi ni ibiganza bya Yesu, ntabwo ari ibiganza byanjye, ni ibiganza bya Yesu. Murabona hasi hari indabo zishushanya urukundo, ni urukundo adukunda twese. Hejuru murabona inuma n'umusaraba, ariko iyi numa ishushanya Roho Mutagatifu. Iyi numa itamiye mu kanwa akantu kameze nk'ishami, ubwo bivuga ko twese dushamikiye ku Mana. Iri shami nicyo rivuga. Roho Mutagatifu rero yaje atujemo kandi tumuzaniwe na Kristo. Iyi shusho tuyituye Imana, ariko nyine izahama hano. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko twabivugaga na padiri yabivuze mu kanya, turi hano dushima Imana. Turashima Imana kuri byinshi, nk'uko buri wese ahari yashima Imana, nk'uko nari nanabivuze mu ntangiriro. Ariko icya mbere dushima Imana ni uko yaturinze, yanaturemye tukaba turiho. Mu byo tunyuramo byose, icyo nicyo umuntu abanza gushima Imana, kuba yaramuremye. Ni ngombwa gushima Imana, by'umwihariko kuri twebwe Abanyarwanda n'amateka yacu. Iyo urebye aho igihugu kivuye, aho twanyuze, gushima Imana biba ari ngombwa.
turashima Imana turi kumwe n'abavandimwe ariko turi kumwe na kiliziya. Nabyo ni ibyo gushima Imana kuko ngira ngo kugira kiliziya ukaba umukristu hari benshi ngira ngo batabibasha, ibyo nabyo umuntu agomba kubishimira Imana. Ndashe ku ntego rero, amazina yanjye nitwa Nkusi Anatori, ndi umukristu gatolika umaze igihe kuva mvutse kugeza igihe nzavira kuri iyi si. Ndi kumwe n'umuryango wanjye, nimubona duhagaze hano ntimugire ngo wenda hari undi muntu turi kumwe, nawe arabibwira izina rye ariko n'inshingano afite. Kristo akuzwe. Turashima Imana ko Imana yaturinze, buri wese yashima. Kristo akuzwe. Turashima Imana, buri wese yashima mu ruhande rwe. Ubundi umuntu bamubwiye ngo genda uvuga, nta nubwo buri muntu wese yataha, ko buri muntu wese afite ishimwe, ariko turashima Imana nk'umuryango. Mwihariko ndashima Imana kubw'umutware wanjye, amazina yanjye Theopista Mutoni. Mu kwa 10 agize ikibazo atabara abantu baramutema, ariko kumutema ubundi mu buzima busanzwe ngira ibitotsi, abantu bavugije induru, ndavuga ngo iyo nduru ivuze n'iki? Arambwira ati tega amatwi wumva ahantu iri kuva. Ndabyuka ndicara, maze nk'iminota 3 numva umumama aje yirukanka arambwira, aduhamagara ati muntabare baranyishe. Muri iyo minota ndambwira nti mama Elisa aravuze ngo umutabare. Ubwo surajyayo arambwira ati tisuko ko muri ijoro byari 6 z'ijoro, kandi numva induru amugana y'inyica, avuga ati uwo muntu arimo aracukura agiye kunyicira abantu. Ndambwira nti gende. Ati reka ngende mbanze ndebe uko bimeze. Ajyayo yagiye siga nicaye, ariko nubwo nari nicaye ntabwo nari nicaye numvaga nshaka kujyayo. Akigerayo numva indi nduru iravuze. Ntabwo si induru ivuze wasubirayo wajya kureba nanjye. Ngiye se abajura bakaza iyo bimeze gutya, ko abajura ariho babonera kwiba. Ibyo ndi kubitekerezaho numva abantu baje biruka, baje bavuga, numva arambwiye ngo nkingure ariko ntugire ubwoba arantema. Nahise ngira ubwoba, none ko bamutemye gutya ntabwo yavuga ko asanzwe avuga, numvaga avugira mu gihanga, ntubamutemye ijosi. Ubwo ari kuvuga gutya ntabwo ari byo, nubwo avuze wenda avuga umwuka wa nyuma arapfuye. Nkinguye nsanga wa mugani harangaye. Ndambwira nti tujye kwa muganga, ngo ntunkurikire. Ntindagukurikira, ngo ahubwo reka nsohore moto, nuyisohora turajyana. Ngo ndijyana, ngo ahubwo zana ibyangombwa. Ndavuga nti reka ngubwire, ndatekereza ninjya kuri moto ndamuvuna kubera yuko ararwaye, sinzi moto ngo ndayijyaho, nugenda nanjye ndaza n'amaguru niruka. Maze kuzana ibyangombwa nsanga amaze kuvugana na padiri Imana yo mu ijuru izamuhaze kurama. Amuhamagara amubwira ngo ndaje mbafate mbajyane kwa muganga. Padiri yari arwaye nawe, ariko yaraje. Twahuriye mu nzu hano kwa Gitifu ruguru, aradutwara tugeza ku Gitaliyani. Umuganga namubonye ngira ngo bimutera ubwoba kumudoda, kuko byari biteye ubwoba. Bimuteye ubwoba, ariko ubona ibintu ari gukora afite ubwoba. Pelagie Imana yo mu ijuru mpumugije, izo saa za 6 arimo kuduhamagara. Pelagie arambaza ati se uwo muntu abigeze ntibagiye kumudoda? Ngo none se baramushobora? Naye numva batari bamushobora, se bamudoza agapfa. Ndamujya imbere ndamubwira nti barakudoda cyo tujye Rwamagana. Mbona nta kintu anshubije, nsokanze mbwira padiri nti padiri ntitubigenze gute? Nigendere muganga mubaze. Padiri ntigendere nuko ameze, tureko tujye Rwamagana. Padiri ngo reka ndeke. Mbona nawe agize ubwoba kurebaho, ariko tubwiye muganga arabyemera, tujye Rwamagana. Tujya muri Saint Thérèse. Tugezeyo nabwo muganga arebye bagiye kumukora, abona ntabwo biri bukunde. Njyewe mbona bamuryamisha, ntundi bamuryamisha arapfa.
nabonaga batari umudode ngo bikunde, barambwira ngo genda uzane padiri. Ndamuza ndabuze padiri atinya nawe kureba ukuntu yari ameze, ubu nawe arabishobora ntigira ngo nawe arasohoka. Ni ukuri kose sinzi ukuntu padiri Imana yo mu ijuru nzi imbaraga yamwambitse arahagarara aramudoda. Sinagendaga kure, nagendaga hirya ajya kuba nabona ndinjira ubundi nkasohoka bakongera bakansubizayo. Bigera mu gitondo hari ku cyumweru nabwo araza asoma misa, navuga byinshi ubwo nciye muri make, ariko Imana yo mu ijuru yarahabaye kandi yaramukijije. Ni naryo shime twashimaga Imana cyane, ariko sinagenda nanone mfite irindi shimwe nshaka gushima. Murihangana, iyo umuntu yageze imbere aravuga. Shimye Imana kubw'aba bana b'impanga nabyaye. Ubundi urebye uko ngana ntabwo abona ko nabyara abantu babiri, nta n'umuntu mbazi. ari abariho, abadahari, abavuye muri ubu buzima ariko bemeye kuba ibikoresho by'Imana kugira tubeho. Hari byinshi n'igihe kinini nagambiriye gushima Imana, nshimira ko navutse nkarerwa, nkavukira mu muryango ukunda Imana, nkatozwa indangagaciro za Gikristu n'indangagaciro zo gukunda igihugu. Ndashima Imana kandi ko hari byinshi twarenze bifitanye isano n'amateka, ari byo Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibikomere byagiye bidusigara ku mitima ndetse no ku mubiri kuri bamwe. Ibi byambereye ishusho ku itariki 20 z'ukwa 10, 2024, bisa nk'ibinsubije inyuma, ariko icyo nshima Imana ni uko byabaye ndi kumwe nayo. Kurenga uburwayi butandukanye nanyuzemo kandi bukomeye, nabyo byongeye kunyereka ko Imana umuntu agendana nayo kandi ava muri ubu buzima bakiri kumwe. Muri ibi byose Imana yarandinze, indinda mu myigire nagize, soza kwiga, mbona akazi, mbona umuryango, tubona kiliziya. Ngira ngo iyi paruwasi yubatswe tumaze igihe kinini tuyikeneye, nabyo biri mu byo dushima Imana. Musenyeri ayitaha yavuze ko tubonye umushyitsi utazataha, ariko uwo mushyitsi dusabwa kumwitaho, tukamusura, tukabana kugeza igihe tuzavira kuri iyi si, ko kiliziya yo ntabwo izataha. Muri ibi byose Imana narayibonye, narayumvise, yankozeho kandi yarantumye. Yantumye ko ngo mbwire abantu ko iriho kandi ikora, yumva iyo yitakambiye kandi ishyira mu bikorwa vuba. Imana niyize umugambi ku buzima bwacu, ibiduhibikanya byose iyo bitarimo Imana bimfabusa. Ubutwari muri kiliziya ntabwo ari ijambo rishya, kuko dufite abatagatifu banyuze muri iyo nzira, bakaba ubutubisunga no mu mazina twitwa. Ubundi mu bigaragara umuntu ni ikiremwa gito cyane, ariko ni ikiremwa gisumba ibindi biremwa. Ibyo bigaragaza ubuntu Imana yatugiriye, tugomba kujya duhora tuyishimira. Ubutwari mu mateka y'u Rwanda burahari, ndetse ngira ngo no kuri uyu munsi abapadiri bacu bashobora kuba tutari twabibabwira.
twagize ibihe bikomeye tubinyuramo, ariko tubona abantu b'intwari. N'ibyo twakoze tujya gutabara byashingiraga ku byo natwe twagiye dukorerwa, zaba intwari twabyirukanye, twabanye mu bavandimwe. Mbivugiye imbere y'ikoraniro, abantu benshi mushobora kuba mubizi. Ntabwo tuzibagirwa ineza twagiriwe n'umuvandimwe Ntawugashira Frederic. Nifuza ko mu gihe kiri imbere tuzanamusabira misa. Twagize intwari zaba iz'igihugu n'iz'abavandimwe nk'uko tubivuga, ni naho dukomora isoko yo kugira ubutwari turengera abandi. Ubuzima bw'umuntu bubereyeho gufasha abandi, iyo buriho budafasha abandi nabo ubwabwo ntacyo buba bubereyeho. Mbifurije kugira icyumweru cyiza, murakoze.